rwawe ntabwo ruri dry, ntabwo rwumye, ahubwo uruhu rwawe ruri dehydrated, nta amazi rufite. Ikizakubwira ko uruhu rwawe ruri dehydrated, uzajya wisiga ariko ukumva uruhu rwawe ruregeranye cyane. Ikindi kizabikubwira ni ukuba uruhu rwawe uzajya ubona rufite umwera nubwo wakwisiga ute, ukabona rurasa umweru, ukabona ruri kuvuvuka. Ikindi kintu kizakubwira ko uruhu rwawe ruri kubura amazi ni ukubona ufite utuntu tw'uturongo duto duto. Utwo turongo ntabwo ari iminkanyari yatangiye kuza, ahubwo ni sayini y'uko ukeneye amazi. Igisubizo cya dehydration ni ugukoresha humectant, gukoresha ibintu byongera amazi nka hyaluronic acid, glycerine, panthenol n'ibindi nk'amatona atanga hydration. Naho ku kibazo cya dry skin, ikintu ukeneye ni ama oil, ukeneye ibinure, ukeneye ikintu gituma uruhu rwawe rukora amavuta. Urugero, ceramide urayikeneye. Andika ijambo routine muri comment niba ushaka ko tugufasha kugira skincare routine nziza.